Amakuru reka nyahere mu karere ka Nyamasheke. Mu karere ka Nyamasheke yagiye gusambana mu kw'abandi nyir'urugo aje yiruka yambaye ubusa. Ni ukuvuga ngo mu karere ka Nyamasheke muri Kanjongo haravugwa amakuru y'umugabo wagiye gusambana n'umugore w'abandi, nyuma y'uko uwo mugore yari atashye ndetse akibona uwo mugabo aje yasohotse yirukanka yambaye ubusa, imyenda igizwe n'inkweto, ipantaro, ishati ndetse n'umwenda w'imbere usanzwe uzwi nka boxer yambara abagabo, byose bisigara aho ngaho. Nyir'urugo aje abihasanga aho ngaho, undi we yafatiyeho yirukase nyuma yo kubura cyangwa se gutekereza ko nyir'urugo namufata bivuze kumugira nabi kubera igikorwa cyo kumuca inyuma no kumusambanyiriza umugore yari arimo akora. Kandi nanone ndaza kuvuga ku makuru, polisi y'u Rwanda ikorera mu murenge wa Gatenga w'akarere ka Kicukiro yataye muri yombi abantu 7. Abo bantu bakekwaho ibyaha bigiye bitandukanye ndetse hakaba harimo n'abakoreye ibyaha muri gare ya Nyanza. Abo bantu 7 rero bakaba bafatanywe n'ibiyobyabwenge ndetse akabafasha uburyo bwo kubyinjiza mu buryo bugiye butandukanye. Urukiko rwisumbuye kandi rwa Gasabo rwaburanishije mu ruhame abagabo 2 bakurikiranyweho kwica abagore babo ndetse barimo w'imyaka 25 wishe umugore we amukubise umuhini, n'uw'imyaka 40 wamwicishije ishoka. Aba bagabo bemera ibyaha, gusa urukiko ruvuga ko ibi byaha byo kwica abantu nibabahama, nubwo bavuga ko babisha batabishaka, nibabahama icyaha cy'ubwicanyi bakurikiranyweho giteganywa kandi gihanishwa ingingo y'107 nimero 38 akanyerezo 2018 ry'ukuwa 30 z'ukwa munani 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ndetse rikabahama n'ibihama bazahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ni amakuru rero ndabuze kubwira ko abatuye mu mudugudu w'abatishoboye muri Gashinya umurenge wa Nduba mu karere ka Gasabo baravuga ko bamaze igihe kirekire bisa naho ubuyobozi bw'umurenge bw'abafungiye byose, nyuma y'uko banze imfashanyo nkeya bajyaga bahabwa mu gihe izindi zose zashakaga kwiririrwa n'abayobozi, bityo bafata umwanzuro wo kuba bakwigaragambya cyangwa se bakanga izo mfashanyo nkeya, kuko bavuga ko izindi ziribwa n'ubuyobozi. Nyuma yo kwanga izo mfashanyo byaje kurangira na za zindi nkeya bahabwaga bazibuze, ubuyobozi buhita bubafungira amazi n'umuriro. Ni amakuru ngiye kugezaho kuri uno munsi. Niba bwa mbere uhageze kanda buto yanditseho subscribe nkande no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi tugutegurira, kandi tunakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Nyamasheke yagiye gusambana mu kw'abandi ndetse abandi ba nyir'urugo harimo nyir'urugo aje yiruka yambaye ubusa. Ni mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Njongo haravugwa amakuru y'umugabo wagiye gusambanya umugore w'abandi mu rugo rw'abandi, nyuma nyir'urugo amaze kuza wa mugabo akwirwa igishwaro wagiye gusambana ndetse avamwo yiruka ahasiga imyenda na telefone, inkweto na boxer, n'undi agenda yambaye ubusa. Abaturage batangajwe n'iki gikorwa no kubona umugabo rwose n'ubugabo bwiwe agenda yirukanka byikubita hirya no hino kubera ikimwaro n'isoni zo kwanga gufatwa na nyir'urugo kugira ngo ataza kuhasebera. Umudamu ni wasigaye mu bibazo kubera ko nyir'urugo yamubajije impamvu amuca inyuma, bahita banashwana ku rwego rweruye, yitabaza polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yanga kumuteza cyangwa se kugira ikintu amukoreraho. Ibintu byanashimwe n'abantu ko yarasanze umugore ari kumuca inyuma ariko nihutire kwihorera cyangwa se ngo yihanire ibintu bishobora gutuma umuntu ashobora no kuba yanabifungirwa. Ngayo nguko nuko nguko rero mu karere ka Nyamasheke wagiye gusambana n'umugore w'abandi, yavuyeyo yambaye ubusa uko yavutse, mu gihe imyenda ye yasanzwe yambara imyenda, inkweto n'amashati na kofi na telefone bitayaho yarimo akora icyo gikorwa cy'ubugizi bwa nabi bwo guca inyuma umugabo w'abandi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu murenge wa Gatenga w'akarere ka Kicukiro yataye muri yombi abantu 7 bakekwaho kwambura abagenzi ndetse no mu gashyamba kari inyuma ya gare ya Nyanza no kunywa ibiyobyabwenge, ndetse bavuga ko abangaba bagiye gukurikiranwaho ibyo byaha birimo kwambura abagenzi no gukoresha ibiyobyabwenge birimo urumogi, dore ko bamwe na bamwe babifatanywe gukoresha ibiyobyabwenge, kubitunda, kubigurisha, kubihindura, kubihinga, kubyinjiza cyangwa se kubihishira. Ubwabyo ni igihano, usibye kubinywa wenda bishobora kuba atari byo bafungira burundu, ariko iyo bagufashe ucuruza, uhinga, uhindura, utunda, ubika
cyangwa se uhishira ibiyobyabwenge uhanishwa igifungo cy'igihano cya burundu kubera impamvu nyoroshyacyaha, ugacibwa n'amande miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo bivuze ko abo ngabo bari muri 7 abafatanywe ibiyobyabwenge, izo mu gihe nibaza bafatana bagasanga aribo n'abazicuruza, igihano ni icya burundu.